njya kwandika indirimbo mbitse inyandiko nyinshi, nari nibutse imirimo myinshi y'Imana, nibutse uburyo yankijije uburagi, nibutse uburyo imbeshejeho i Kigali, numva amarangamutima arazamutse, ndi mu muhanda ntangira kugenda ndirimba. Mbitse inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye, uko ugenda ukora ngenda mbivivura, ariko icyo nabonye ntujya ubasha kubeshya, kuko aho ugejeje ubereye amashimwe. Iyi ndirimbo ndirimba ntabwo ari iya nyuma, ntabwo nzaceceka kandi ugikora. Hanyuma uko umwana agenda akura aniga kuvuga, biza kugaragara ko ndi ikiragi. Mu mvugo iboneye uyu munsi ntabwo tukivuga ikiragi, ahubwo tuvuga umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga. Niko nari meze rero, naje kugirirwa nk'amahirwe nari mbonye. Hari umuzungu witwa Mama Leta, abantu mvuka i Bugesera niho navukiye. Hari umuzungu bita Mama Leta, yari umubirigi, numvaga yitwa Mama Leta, sinzi izina rye, bamuhamagaraga izina ry'umwana we. Yari directrice w'ikigo nderabuzima cya Ruhuha. Ku bantu bahazi, ndagerageza gupresiza akarere n'ahariho kugira ngo umuntu wibuka ibyo bihe yumve neza imbaraga, abe yaza no muri komenti avuge ko ibyo bintu ndabizi. Ari nayo mpamvu nkubwira ngo gukomeza kurindira Uwiteka biramwemeza bigatuma amanuka. Igice cya kabiri rero icy'uburagi cyangwa se cyo kugira ubumuga bwo kutavuga, nuko nibonye uyu munsi ndavuga, ngira ngo nkuko mubibona nari ndiho nkomeza abantu bashobora kuba bafite abana batinze kuvuga cyangwa se bibiragi, nkubwira ngo ntuzigere ugira isegonda utera Uwiteka icyizere, na nyuma ya zeru irakora, niko muririmbyi yabivuze. Ku itariki 5 z'ukwa gatanu 2015 nibwo naje i Kigali gushaka amafaranga nk'abandi bose. Bwari ubuzima butoroshye, ngewe ngiye kukubwira ibintu naba narakoreshejwe n'ubuzima bwakwira bugacya, kuko ngewe nacuruje voka, ngira ngo abantu barabizi, n'imineke, nahingiye amafaranga, ibyo njya mbivuga cyane, abantu barabizi. Nabaye umunyonzi w'igare nshaka ubuzima, ibyo abantu barabizi. Ibyo byose ni imbaraga z'Imana zagiye zikorana natwe, tukabibamo ariko dufiteho umugambi. Nta tike nari mfite, birumvikana. Itariki 5 z'ukwa gatanu 2015 ntabwo ari kera, nibwo naje i Kigali nzana amaguru. Naraye nambutse i Kigali ndacumbika, hanyuma ndaza ngera i Kigali. Ntago byari byoroshye mu by'ukuri, ubuzima bw'i Kigali bwari bukomeye. Reka mbabwire yuko hari hahandi umuntu yifuza ngo wenda napfa, hari hahandi. Ndabibuka igihe kimwe nigeze kugendesha amaguru mva ahantu bita za Masoro mu nganda ku Munini, nza mu mujyi, nkajya ngenda urwo rugendo nkumva umutima ucitse intege. Igihe kimwe nza kugenda nijujuta, mbwira Imana nti wibereye mu ijuru n'agahungu kawe, jewe umunyicishije urugendo mu isi, urebe urugendo ngenze, ubu we warugendo uretse kubeshya icyumweru kigashira. Shalom, amahoro y'Imana ku bantu mwese mudukurikira, abantu mukurikira Vision, abantu munkurikira ku bihangano Uwiteka banyujije muri jye, ndabashuhuje kandi ngize n'umwanya mwiza, umugisha w'Imana wo kubifuriza umwaka mushya muhire. Reka dutangire dusenga, hanyuma dukomeze n'ubuhamya, tubabwire byinshi bigiye bitandukanye, ndetse kugeza no kuba turirimbira Imana uyu munsi. Data wa twese uri mu ijuru, Imana yacu ikomeye, turagushimiye wowe wibambishije ijuru nta muye dukoresheje, ugatunga bisereye mu butayu nta za supermarket. Izo zose ni imbaraga zawe, uhabwe icyubahiro. Rero tuje kuvuga imirimo yawe, turirukana kirogo ya yose ya Satani mu izina rya Yesu Kristo.
reka abadukurikiye uhereza imitima yabo guhembuka ndetse no kunyurwa ndetse no kurushaho gusobanukirwa iby'ijuru, kandi data ikiruta byose tuzakubone, kandi igihe turi mu isi ukomeze duhazwe n'ubuntu bwawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu isi no mu ijuru uganze data, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro, mu izina rya Yesu urakoze, amen. Itangira ry'umuntu nk'abandi bose riba rigoye, riba rikomeye, ariko hari benshi bafite icyo bavuga. Kuba ngize amahirwe yo kugaragara kuri Vision TV mvuga imirimo y'Imana, sukarige yakoreye ibihambaye kurusha ibindi, ariko nuko ndi mu banyuzwe n'imirimo y'Uwiteka yakoze mu bandi. Imyaka yo imaze kuba myinshi, ngira ngo nujuje 33, ubwo mvuka muri 91. Hanyuma mvuka ni birebire cyane, ariko ndagerageza kuko twafata amasaha n'amasaha. Ubundi mvuka muri 91 nari maze amezi 12 mu nda, navukiye amezi 12. Hanyuma uko umwana agenda akura aniga kuvuga, biza kugaragara ko ndi ikiragi. Mu mvugo iboneye uyu munsi ntabwo tukivuga ikiragi, ahubwo tuvuga umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga. Niko nari meze rero, naje kugirirwa nk'amahirwe nari mbonye. Hari umuzungu witwa Mama Leta, abantu mvuka i Bugesera niho navukiye. Hari umuzungu bita Mama Leta, yari umubirigi, numvaga yitwa Mama Leta, sinzi izina rye, bamuhamagaraga izina ry'umwana we. Yari directrice w'ikigo nderabuzima cya Ruhuha, ku bantu bahazi. Ndagerageza gupresiza akarere n'ahariho kugira ngo umuntu wibuka ibyo bihe yumve neza imbaraga, abe yaza no muri komenti avuge ko ibyo bintu ndabizi, kubera ko hari igihe umuntu avuga ibintu abantu bakagira ngo nibyo byabaye gushaka views cyangwa se Imana irihagije nubwo utavuga ibyo yakoze, no kuba ibiti byinyeganyeza n'imbaraga zayo biba biri kuyiramya, no kuba inyoni zivuga mu rukerera n'imbaraga zayo. Nubwo tutavuga rero, imirimo y'Uwiteka igaragarira ahantu henshi cyane kandi hakomeye. Mama Leta rero mu rugo nta bushobozi bari bafite bwo kumvuza, ubwo buragi nari mvukanye, nari naravukanye. We yashatse kugira ngo amvuze ku mafaranga ye, aragerageza uko yarashoboye, ariko baza kumusubiza mu Bubiligi ntakizi. Yewe nta n'ikimenyetso kigaragaza gukira ngize. Nagize umugisha, mvuka mu muryango ukijijwe, nta bundi buvuzi nigeze nongera kubona usibye gusenga no kuba hafi y'Imana. Abantu benshi bajya bakunda kumbwira ngo wakize ryari. Mu by'ukuri ntabwo nzi ngo uyu munsi naratoboye ndavuga, ariko umunsi ku wundi nagendaga menya kuvuga buri jambo. Icyo gihe rero nari ikiragi, byajyanaga no kutumva neza. Wavuga bikaba nk'uko nkureba ku munwa, nkabona gusobanukirwa ibyo uri kumbwira. Naba ntakurebye ku munwa, ijwi ryawe nkaryumvira kure cyane. Hanyuma asubira mu Bubiligi ntakize, habaho gukomeza gusenga. Jye nibona menya ubwenge mu gihe umuntu aba ari gutangira amashuri, nari nzi kuvuga amagambo menshi. Natangiye ishuri mu wa mbere nzi kuvuga amagambo menshi, mbasha kuvuga icyo nshaka. Gusa n'ubundi ingaruka z'uburagi ntago zijya zibura, kuko ndabyibuka ko ngeze segonderi mu wa mbere, hari igihe kane bitasha cyari cyarananiye. Abantu twiganye, jye nize mu by'Imana, ikigo giherereye hariya mu ntara y'Amajyepfo. Niga mu by'Imana, nari umuhanzi, mvuga ibisigo bigiye bitandukanye. Hari nk'akantu mpita nibutsa abantu twiganye ku buryo bahita bibuka ko ari jyewe. Nakundaga kuvuga ibisigo mu makwe, mu marushanwa y'abanyeshuri bisanzwe, ariko kubera ko igihe kane cyari cyarananiye mu kwandika indirimbo cyangwa se ibisigo nkagikwepa. Kuko ndabyibuka hari indirimbo nigeze kuvuga irimo ijambo inshuti,
abanyeshuri babyibuke bahita banyita izina rijyanye n'icyo gihekane n'iryo jambo nari mvuze kuko nari ndivuze nabi, nakundaga kurivuga aho ndivuze nkarivuga nabi, byari byaranatumye rero banyitirira iryo jambo naririmbye muri iyo ndirimbo kubera ko ntari nzi kuvuga sha. Ndabyibuka nigeze kwandika igisigo cyangwa se poeme, umuvugo, ariko ngerageza nawanditse 2008 9, urumva ko ntabwo ari kera cyane. Ni igisigo nakubwiye ko nakundaga kuvuga ibisigo mu makwe, cyari igisigo cy'umugeni nari nise ngo ninde uri kwiye. Abantu bankurikirana murabizi ko n'ibisigo njya mbikora kuri channel yanjye biriho. Igisigo nari nise ngo ninde uri kwiye, aho navugaga ngo ipfundo ry'u Rwanda ripfuritsemo ubupfura, nabari beza babereye u Rwanda buje urugwiro bagenda hagendwa, ko mbona abakobwa bakwiye gukobwa izina ryo bwari ndihenda uri kwiye. Ni igisigo mvuga nkarangiza gifite nk'iminota irenga 10 utumvishijemo inyuguti ya sha, kubera ko yari yarananiye icyo gihe nari ntaramenya kuyivuga. Ndashima Yesu rero, ntabwo nzi ngo namenye kuyivuga ryari, ntago njya mbasha kubimenya, gusa nibuka ko jewe narangije tronkome nzi kuvuga sha. Ntabwo nzi ngo byaje gute. Nagiriye umugisha wo kwiga indimi n'ubuvanganzo lettre, nyuma nza gukomeza ikinyarwanda kigenda kiza cyane, ndakivuga ku buryo bwiza, kugeza ubwo uyu munsi navuga ko kuvuga ari byo bintunzi. Ntabwo ari ukuvuga bisanzwe, ariko iyo umuntu aririmba nuko abasohora ijwi avuga ijambo ryumvikana. Ndashima Imana rero yangiriye neza, ikampa kuvuga nanjye ngatobora, ari nayo mpamvu nifuza ko uku kuvuga byangiriye umumaro, byazagirira umumaro benshi mu kumva ubutumwa bwiza bw'Imana n'imirimo yaho Uwiteka agenda akura. Hari nigeze gutanga ubwo buhamya kuri Zaburi nshya, umubyeyi arampamagara, amamagaye arambwira ngo koko waravuze, nanjye mfite umwana ufite iyo myaka ufite ariko ntabwo aravuga. Ndamubwira nti ndabizi neza yuko azakira, ujye ukomeza kwiringira Imana, iyo atumiye mvuga ntabwo yananirwa umwana wawe. Nanaboneraho abantu bagira kwizera guke ku mwami. Hari abantu batekereza yuko imbaraga z'Imana zarangiriye hahandi yazuraga umwana wa Yayiro cyangwa se hamwe yazuraga Lazaro, ku buryo byoroha kubwira umuntu ko hari umupfumu uri gukora ibitangaza kurenza kumubwira ko Imana irimo irabohora, irimo irakora ibitangaza. Ariko kwizera kwacu niko gutuma tubona imirimo mikeya y'Imana, ariko imbaraga z'Imana zo ziracyari zazindi, ntaho yagiye ngo imbaraga zayo zinanirwe gukora. Reka nkubwire ko ukwizera ufite uyu munsi niko kuri bubashe gutuma Imana ikorana nawe ibyo utigeze utekereza mu buzima bwawe. Nukomeze wongere uyigirire icyizere irindi rimwe, iraje yitamurure inyure mu rugo iwawe kandi uzabona ko ari Imana. Hanyuma rero niga amashuri ndarangiza, Imana yangiriye neza, nakoze byinshi bitandukanye, amahoteli atandukanye, nabaye umunyamakuru ku bitangazamakuru bitandukanye harimo na BTN, ikinyamakuru kizwi cyane. Uyu munsi ndi kuririmbira Imana, numva ari wo muhamagara. Abantu benshi bajya bakunda kumbwira ngo wakijijwe ute, watangiye kuririmba ryari. Ibyo nabyo reka mbibabwire mbere yuko mfata ikindi gice cy'ubuhamya. Jewe ntabwo niyizi ntaririmbira Imana, kuko n'abantu banzi mu buto bwanjye mu magambo nabashaga kuvuga, ntabwo niyizi ntakorera Imana. Nakuriye mu rusengero muri Sunday school nk'abandi bose bajya bavuga ko ariho bahereye, ariko je nibonye bwa mbere ndi mu rusengero kandi ndirimbira Imana, kuko abantu banzi ndi muto kuri church iwacu bampamagaraga kuririmba nk'umuhanzi, haba ku ishuri aho nagiye niga hose nuko byari bimeze. Rero ntabwo nzi ngo natangiye kuririmba ryari, kuko aruko nibonye ndirimbira Imana, nibonye ndi umuhanzi, nandika imivugo, nandika indirimbo, mpereza amakorari indirimbo, nuko nibonye. Bityo kuva ubwana bwanjye bwose ndi umuhanzi, nibonye ndi umuhanzi. Hanyuma gutangira guhimba ubwo binajyana nabyo nuko nibonye ndi umuhanzi nkuko nakomeje kubibabwira. Hanyuma rero narize ndarangiza, maze kurangiza
ndavuga nti ku itariki 5 z'ukwa gatanu 2015 nibwo naje i Kigali gushaka amafaranga nk'abandi bose. Bwari ubuzima butoroshye, ngewe ngiye kukubwira ibintu naba narakoreshejwe n'ubuzima bwakwira bugacya kuko ngewe nacuruje voka, ngira ngo abantu barabizi, n'imineke, nahingiye amafaranga, ibyo njya mbivuga cyane, abantu barabizi. Nabaye umunyonzi w'igare nshaka ubuzima, ibyo abantu barabizi. Ibyo byose ni imbaraga z'Imana zagiye zikorana natwe tukabibamo, ariko dufiteho umugambi. Reka nkubwire, uyu munsi ushobora kubona igicu kibuditse, ariko Uwiteka arimo aragutekerezaho. Hari impamvu ubona bukeye, hari impamvu ntabwo bupfa gucya gutya gusa ngo bupfe gucya gutya gusa, kuko ntabwo ari impuhwe z'umwanzi Satani kuba bucya kandi ukabona uhumeka, ahubwo ni umugambi Uwiteka arimo arakuremera amashimwe. Ari indirimbo nyinshi zigenda zitandukanye ngenda numva zirushaho kunyongeramo imbaraga. Ejo nari numva indirimbo, ari gusa sinzi umuhanzi, ariko ivuga ngo inkono y'Imana ngo ntabwo ari ugupfa kuyirya gutyo gusa, n'andi magambo. Ariko reka nkubwire yuko ahakomeye niho hava amakoma, kandi nkubwire iri jambo, Uwiteka tunyuza mu bintu bikomeye, rimwe na rimwe bikanadutera ibikomere, ariko tukavamo turi abantu bakomeye. Icyo kintu ucyumve kandi kikujye mu mutwe. Niba ubona bikomeye uyu munsi, umenye ngo Uwiteka ari kugucura kugira ngo uzabe umuntu ukomeye. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo haboneke uyobora ubwoko bw'Imana abukure muri Egiputa bugeze i Kanani. Byari ngombwa kaca kuruzi akajya kubanza gukubitwa n'iriya mbeho yo kuruzi, kandi byari na ngombwa ko Uwiteka mujyana kwa Farawo kugira ngo abanze ajye kumenya amabanga y'ibwami, hanyuma Mose azabona uko kuri ubwoko bw'Imana kwa Farawo. Reka nkubwire ko Uwiteka arimo arategura inzira zawe, mu kababaro kose wahura nako arimo aragucura. Nubwo twajya mu buzima bwose bwa buri munsi, ntabwo icyuma gishobora gupfa kuba icyuma gutyo gusa ngo kigure amafaranga menshi gikate ibyo gikata nta kitarabanje guhondagurwa kugira ngo kibe uko bagishaka. Ari nayo mpamvu nkubwira ngo gukomeza kurindira Uwiteka biramwemeza bigatuma amanuka. Igice cya kabiri rero, icy'uburagi cyangwa se cyo kugira ubumuga bwo kutavuga, nuko nibonye uyu munsi ndavuga, ngira ngo nkuko mubibona nari ndiho nkomeza abantu bashobora kuba bafite abana batinze kuvuga cyangwa se bibiragi, nkubwira ngo ntuzigere ugira isegonda utera Uwiteka icyizere, na nyuma ya zeru irakora, niko muririmbyi yabivuze. Nyuma y'ibyo byose nkubwira, nagiye ncuruza, naje kumva nshatse kuza gukorera amafaranga i Kigali. Ntago byari byoroshye. Ngira umuvandimwe, jye wundi nzi Kigali, navuye iwacu mu cyaro, aho nababwiye za Bugesera hasi kuri hafi ahantu bita Zangeruka, uri kujya i Burundi, nahavuye n'amaguru nzi Kigali. Rwa rwego rwo kuba numva ndambiwe kwa guhingira amafaranga, bwa buzima bubi nababwiye, ndavuga ni reka nzajye i Kigali, mbona bajyeyo bagaruka bambaye neza. Nta tike nari mfite, birumvikana. Itariki 5 z'ukwa gatanu 2015, ntabwo ari kera, nibwo naje i Kigali nzana amaguru. Naraye nambutse i Kigali ndacumbika, hanyuma ndaza ngera i Kigali. Ntago byari byoroshye mu by'ukuri, ubuzima bw'i Kigali bwari bukomeye. Reka mbabwire yuko hari hahandi umuntu yifuza ngo wenda napfa, hari hahandi ndibuka igihe kimwe nigeze kugendesha amaguru mva ahantu bita za Masoro mu nganda ku Munini nza mu mujyi, nkajya ngenda urwo rugendo nkumva umutima ucitse intege. Igihe kimwe nza kugenda nijujuta, mbwira Imana nti wibereye mu ijuru n'agahungu kawe, jewe umunyicishije urugendo mu isi, urebe urugendo ngenze, ubu we warugendo uretse kubeshya icyumweru kigashira. Aho ni hahandi umuntu aba ari kugenda acika intege, ariko imbaraga z'Uwiteka zigakomeza kugenda zongera zitugarura.
ugasaba Imana imbabazi ukavuga ngo nibutse yuko umucunguzi wanjye ariho. Nubwo bimeze gutya, nubwo kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bujya bucya impundu zikavuga. Yobu niwe wavuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzigera nikuraho kuba inyangamugayo, nzarinda manuka ikuzimu. Iryo jambo rero nawe rigutsindishiriza, kandi gukiranuka gukomeze, kandi Uwiteka ajyaza gutabarira. Aho nyine wamuhamirije, aho wanze kwiyanduza, aho wanze gukora ibiteye isoni, aho niho Uwiteka. Kandi ikintu mukundira nuko hari umuntu watsekeje aravuga ngo aho wasebeye ngo niho Uwiteka aza kugusebezurira. Numva icyo kinyarwanda kiranshekeje, ariko yarabuze ukuntu abivuga. Ariko njya nkunda Imana cyane, kuko Imana igigutabara aho wambariye ubusa ukongera ukahaca wambaye. Ndabyibuka nigeze kumara iki kiganiro, ndabizi ko umubyeyi wanjye azacyumva. Nigeze kumara igihe kinini cyane ntajya gusenga, kubera ngira imyenda yo gukorana gusa ntagira iyo gusenga. Kandi nabwo ugasanga n'ipantaro imwe n'ikabutura byose byacikaguritse, amezi agenda 5 nta kujya gusenga, ku buryo numvaga nkumbuye ku rusengero, numvaga nkumbuye nanjye kujya gusenga. Ariko utajyana ikabutura mu rusengero, ku bantu b'abarakore murabizi, n'ipantaro mfite yacitse mu kibuno, rimwe na rimwe n'ijana ryo kuyiteresha ikiremo ntaryo. Ariko Uwiteka agakomeza akabireba, ndetse akaturemamo izindi mbaraga. Nahabwa icyubahiro cyane. Naje rero i Kigali mu buzima butari bworoshye, bukomeye cyane, ntabasha kubona uko nsobanura. Imana yagiye ikoresha abantu bagiye batandukanye. Ndi kuvuga ubu buhamya, sinakibagirwa gushimira umugabo bita Spiriye Habimana. Reka tujye tubashimira, niwe wankuye aho narindi banyirukanye, ndamuhamagara arambwira ngo ngwino mu rugo. Uyu munsi nkesha Imana kuba ndi i Kigali, ariko yabinyujije muri Spiriye yumvira umwuka. Uyu munsi ndacyari i Kigali, byarashobokaga yuko nsubira mu cyaro cyangwa nkaba inzererezi muri Kigali, ariko Imana imuha umugisha ko uyu munsi ndi i Kigali, kuko yemeye kumvira umwuka akanshyira mu rugo iwe. Kugeza ubwo yanshakiye akandi kazi muri hoteli, natangiye noza ibyombo muri hoteli, noza amasahani, amasafuriya, ariko Uwiteka anyura muri ibyo nza kubivamo. Uyu munsi Uwiteka abanye nanjye i Kigali, nitwa umuhanzi. Jyewe ubundi kera nkiri muto, iyo wambazaga nk'uko wabaza umwana wese ngo azaba iki, nakubwiraga ibintu bitatu. Numvaga nzaba umunyamakuru, numvaga nzaba umucuruzi, numvaga nzaba umuhanzi. Ariko ndashima Imana ko kugeza uyu munsi umunyamakuru nabaye we, kandi n'uyu munsi nshobora kuba we. Gucuruza wenda byo ntabwo biraza, bishobora kuzaba byo kuko ntibigira imyaka. Nshobora ejo bundi kuzabona igishoro ngacuruza. Ariko ndashima Imana ko uyu munsi umuntu ashobora gutekereza abahanzi akavuga ngo nigeze numva indirimbo yitwa ngo mbitse inyandiko nyinshi zuzuye iby'Imana yambwiye, akavuga ngo iyo ndirimbo ni iyande. Uko ari gutekereza uwaririmbye iyo ndirimbo, mba ndi gutekerezwaho nk'umuhanzi. Ndashima Imana rero ko yagiye impuza n'abantu bagiye batandukanye, ingira amafaranga, bwa buzima bubi nababwiye. Ndavuga ni reka nzajye i Kigali, mbona bajyayo bagaruka bambaye neza. Nta tike nari mfite, birumvikana. Itariki 5 z'ukwa 5 2015, ntabwo ari kera nibwo naje i Kigali nza n'amaguru. Naraye nambutse i Kigali ndacumbika, hanyuma ndaza ngera i Kigali. Ntago byari byoroshye mu by'ukuri, ubuzima bw'i Kigali bwari bukomeye. Reka mbabwire yuko hari hahandi umuntu yifuza ngo wenda napfa. Hari hahandi ndayibuka igihe kimwe nigeze kugendesha amaguru, mva ahantu bita za Masoro mu nganda ku Munini, nza mu mujyi, nkajya ngenda urwo rugendo nkumva umutima ucitse intege. Igihe kimwe nza kugenda nijujuta mbwira Imana nti wibereye mu ijuru n'agahungu kawe, jyewe umunyicishije urugendo mu isi, urebe urugendo ngenze, ubu we warugendo uretse kubeshya icyumweru kigashira. Aho ni hahandi umuntu aba ari kugenda acika intege, ariko imbaraga z'Uwiteka zigakomeza kugenda zongera zitugarura.
ugasaba Imana imbabazi ukavuga ngo nibutse yuko umucunguzi wanjye ariho. Nubwo bimeze gutya, nubwo kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bujya bucya impundu zikavuga. Yobu niwe wavuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzigera nikuraho kuba inyangamugayo, nzarinda manuka ikuzimu. Iryo jambo rero nawe rigutsindishiriza, kandi gukiranuka ugukomeze, kandi Uwiteka ajya aza gutabarira aho nyine wamuhamirije, aho wanze kwiyanduza, aho wanze gukora ibiteye isoni, aho niho Uwiteka. Kandi ikintu mukundira nuko hari umuntu wansekeje aravuga ngo aho wasebeye ngo niho Uwiteka aza kugusebezurira. Numva icyo kinyarwanda kiranshekeje, ariko yarabuze ukuntu abivuga. Ariko njya nkunda Imana cyane, kuko Imana ijya igutabara aho wambariye ubusa ukongera ukahaca wambaye. Ndabyibuka nigeze kumara iki kiganiro, ndabizi ko umubyeyi wanjye azacyumva, nigeze kumara igihe kinini cyane ntajya gusenga kubera ngira imyenda yo gukorana gusa ntagira iyo gusenga. Kandi nabwo ni ipantaro imwe n'ikabutura byose byacikaguritse, amezi agenda 5 nta kujya gusenga, ku buryo numvaga nkumbuye ku rusengero, numvaga nkumbuye nanjye kujya gusenga. Ariko utajyana ikabutura mu rusengero, ku bantu babarakore murabizi, n'ipantaro mfite yacitse mu kibuno, rimwe na rimwe n'ijana ryo kuyiteresha ikiremo ntaryo. Ariko Uwiteka agakomeza akabireba ndetse akaturemamo izindi mbaraga. Nahabwa icyubahiro cyane. Naje rero i Kigali mu buzima butari bworoshye, bukomeye cyane, ntabasha kubona uko nsobanura. Imana yagiye ikoresha abantu bagiye batandukanye. Ndi kuvuga ubu buhamya sinakibagirwa gushimira umugabo bita Spiriye Habimana. Reka tujye tubashimira, niwe wankuye aho narindi banyirukanye, ndamuhamagara arambwira ngo ngwino mu rugo. Uyu munsi nkesha Imana kuba ndi i Kigali, ariko yabinyujije muri Spiriye yumvira umwuka. Uyu munsi ndacyari i Kigali, byarashobokaga yuko nsubira mu cyaro cyangwa nkaba inzererezi muri Kigali, ariko Imana imuha umugisha ko uyu munsi ndi i Kigali, kuko yemeye kumvira umwuka akanshyira mu rugo iwe. Kugeza ubwo yanshakiye akandi kazi muri hoteli, natangiye noza ibyombo muri hoteli, noza amasahani, amasafuriya, ariko Uwiteka anyura muri ibyo nza kubivamo. Uyu munsi Uwiteka abanye nanjye i Kigali nitwa umuhanzi. Jye ubundi kera nkiri muto, iyo wambazaga nk'uko wabaza umwana wese ngo azaba iki, nakubwiraga ibintu bitatu. Numvaga nzaba umunyamakuru, numvaga nzaba umucuruzi, numvaga nzaba umuhanzi. Ariko ndashima Imana ko kugeza uyu munsi umunyamakuru nabaye we, kandi n'uyu munsi nshobora kuba we. Gucuruza wenda byo ntabwo biraza, bishobora kuzaba byo kuko ntibigira imyaka. Nshobora ejo bundi kuzabona igishoro ngacuruza. Ariko ndashima Imana ko uyu munsi umuntu ashobora gutekereza abahanzi akavuga ngo nigeze numva indirimbo yitwa ngo mbitse inyandiko nyinshi zuzuye iby'Imana yambwiye, akavuga ngo iyo ndirimbo ni iyande. Uko ari gutekereza uwaririmbye iyo ndirimbo, mba ndi gutekerezwaho nk'umuhanzi. Ndashima Imana rero ko yagiye impuza n'abantu bagiye batandukanye. Uwiteka rero ashimwe, mu by'ukuri imirimo yakoze ni myinshi kandi irahambaye. Yagiye aduhereza amahirwe yo kumenyana n'abandi bantu. Nkabona umuntu arambwiye ngo iyo ndirimbo ndayikora. Uwiteka nahimbazwe. Njya kwandika indirimbo mbitse inyandiko nyinshi, nari nibutse imirimo myinshi y'Imana, nibutse uburyo yankijije uburagi, nibutse uburyo imbeshejeho i Kigali. Numva amarangamutima arazamutse, ndi mu muhanda ntangira kugenda ndirimba, ndavuga ngo mbitse inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye, uko ugenda ukora ngenda mbivivura, ariko icyo nabonye ntujya ubasha kubeshya, kuko aho ugejeje ubereye amashimwe. Iyi ndirimbo ndirimba ntabwo ari iya nyuma, ntabwo nzaceceka kandi ugikora.
nari nibutse imirimo y'Imana numva ntabwo mfite umupaka wo kugarukiraho kandi Uwiteka agikora ibindi bihambaye nanjye numva ndavuze ngo ntabwo nzaceceka imirimo y'Imana nkiyireba. Reka nkubwire ngo nawe ntuzaceceke kandi Imana igikora kandi Uwiteka akitamurura kandi Uwiteka akigukorera imirimo igitangaje. Inshuti rero bavandimwe, reka mbabwire ko ibyo Uwiteka yakoze ntabwo twabona uko twabinganya, kaba ari akantu gato cyane kuko buri munsi isogonda kurindi uko ugenda uko urya uko utekereza uko ureba uko uvuga bikemera, iyo ni imirimo y'Imana. Ni ibintu byinshi cyane Uwiteka akora umunsi ku wundi, nuwo gushimirwa cyane kandi ntekereza yuko udakwiye guceceka, ahubwo uko ubonye imirimo ye buri munsi ariko ukwiye kumushimira. Uyu munsi mu by'ukuri nubwo nahura n'ibikomeye ariko ntabwo biruta ibya mbere. Ndavuga ngo ibyo Uwiteka yakoze nibyo byari bikomeye kuko hari aho namubonye, kuko hari aho namwiboneye amaso yanjye, intoki zikamukoraho, ndabizi neza ko nubundi ari kumwe nanjye bigatuma nkomera. Reka urebe ikintu kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu muri byinshi Uwiteka yagukoreye bijye bigukomeza umunsi ku wundi, hanyuma biguhereza ibyiringiro byuko ejo cyangwa ejo bundi Uwiteka azagukorera ibirenze, kandi bikumara ubwoba yuko ibyo ubona bikomeye uyu munsi Uwiteka azabigira amataba. Yigeze abwira umusozi ngo wita iki imbere y'umukozi wanjye Zerubabeli. Reka Uwiteka ugire kumuhamya aze agira ibyo abwira ngo mwita iki imbere y'umwana wanjye. Uyu munsi nuhamya Uwiteka, uyu munsi nugera gukiranuka, ndakubwiza ukuri ko 2025 ari umwaka wo kubona Imana. 2025 Uwiteka aragira ibyo akubwirira ngo mwita iki. Uwiteka aragira ibyo acyaha, Uwiteka aragira ibyo akura mu nzira. Anyuma rero ni ibintu byinshi twavugaho, ariko ndifuza ko ubu buhamya twabusoreza aha. Ni bwinshi cyane, umuntu agiye kuvuga inzara yamuriye kandi bitari kera, ku buryo ushobora kubara imyaka ugasanga 3 ntabwo irashira. Ariko uyu munsi Uwiteka abasha gukoresha abantu, Uwiteka abasha gutanga akazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, amahoro mu nda akaboneka. Reka rero twongere dusenga Imana. Igihe muzongera kutubwira ko mudukeneye turahari, kuko ntabwo tuzaceceka kandi tukibona imirimo y'Imana. Uwiteka Mana igira neza, turagushimiye ko wari uri kumwe natwe kandi ukomezanije natwe, kuko tutazaceceka tukireba imirimo n'ibitangaza byawe. Abantu bose aho bari hirya no hino ku isi, reka Mwami iki kiganiro ubu buhamya bubakore ku mutima kandi barusheho Mwami kumva bagukurikiye. Uwacitse intege yongere kongererwa mu imbaraga nshya mu izina rya Yesu Kristo, kandi binyuze mu ndirimbo, binyuze mu bihangano, binyuze no kuri Vision TV, binyuze Mwami mu buhamya. Reka abantu bawe bongere kuguhindukirira abacitse intege, kandi Mwami wongere gukorana n'abantu bawe mbona nkubone. 2025 reka wongere gukorana n'abantu abagenzerejwe nabi muri 2024, 2025 babona imbaraga no gukora kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ese Gasana n'umupfumu? Ese Gasana koko akora iby'Imana ishaka? Ese koko akoreshwa nayo? Umenye nawe nuhagera uzabona uburyo habanda buhana. Ntabwo ndi umupfumu, Imana ibafashe. Ni Imana, ntabwo nta muntu agiye gusaba iyo miti. Ni Imana yamishuriye iyo miti gusa, ntabwo nta muntu nagiye kuyisaba. Rero hari abantu bakunze kuvuga cyane cyane, ugasanga abantu bagiye gusenga bakabihanisha, bakababwira ngo dore wakoresheje ibyatsi, wakoresheje imiti y'ibyatsi. Ese koko ntibigaragara ko ibyatsi bishobora kuba ari ibintu bitari byiza ku Mana? Ku Mana ibyatsi niyo yabiremye. Ese Luka muri Bibiliya mujya mumenya ko yari muganga? Yakoreshaga se ibyakizungu? Ntabwo ari ibimera yakoreshaga. Si imiti yahiraga akavura abantu? None se niba yarabikoreshaga Bibiliya ikabibihamya, mubona ko ikindi hari ikintu abantu bitiranye. Niba afite imyuka mibi agakoresha iyo miti, n'ubundi iyo myuka mibi yayahuye kuri iyo miti. Ariko icyo nzi cyo abakorana na Yesu bakaba barahawe imiti mukuri, ariyo mpano yabo. Bavurisha ibyo bimera, mu bimera byabo, mu bimera byayo, ibyo umuntu ari mu gukoresha, Imana akaba ari ikora. Ejo hatazagira uwibwira ngo kuko
ndimo kwahiriye imiti ngo nijye ushoboye. Hashoboye Yesu utuma iyo miti ugenda ukayiteranya nk'uko no kwa muganga. Ni gute ibyatsi bishobora kwirukana imyuka mibi? Ibyatsi biterwa nuko uteye. Mu miterere yawe ni impano Imana yaguhaye. Ibyatsi ntabwo ari ibyatsi byose ukwiye kugira. Igihe wahishiriwe imiti, uba ufite iyo wahishuriwe, igihe uri mu gusengera umuntu, iyo miti akaba ari ugomba kumuha, si ukumuha imiti yose ubonye ngo kuko yose ngo ivura, iyo miti ngo akaba ari iy'umuha. Hari imiti y'imyuka mibi, iyo miti y'imyuka mibi ntabwo bayinywa, ni imiti umuntu asiga umuntu akisiga inyuma gusa atanayinyoye. Ariko se ugasenga Imana kwisiga ngira ngo kwisiga gusa, kwisiga babyita guhumanura, kuko umuntu aba yaguhumanyije, uwo muntu baguteje ibyo bintu ni ukuguhumanya. Ntabyo aba yakuhaye ngo unywe, ntabwo ari ngombwa no kujya kumuha imiti ngo anywe. Ibyo umuntu usenga arabikora. Ibyo arabikora, akirukana abadayimoni akoresheje ibyo bimera, kandi agakoresha gusenga mbere yo kubanza kuyimuha, akabanza agasenga. Urabihamya nk'umukristo? Ndabihamya nk'umukirisitu, ndabihamya. Kandi ujya ubikoresha Imana? Kuko mbikoresha abantu benshi bajya binatangira ubuhamya ko bakize ibisazi, bakize abazimu babirukansaga, abo bantu bajya bitangira ubuhamya. Wowe gasa n'urihamiriza ko nta yindi myuka mibi? Nta yindi myuka mibi yindi. Itorero riranzi, uburyo rinanzi. Burya hari ikintu abantu batinya. Iyo ukorana n'imyuka mibi, ntabwo umuntu yarembera ku itorero ngo abantu baguhamagare. Ntabwo baguhamagara ngo uze kuza kumusengera. Ikindi bashobora kuguhamagara wagiye kujya gusenga, cyangwa bakaza bakagusohorera mu itorero, ukagenda ukajya kuzana umuti ukaza ugaha umuntu. Uremewe mu itorero nta kibazo? Nta kibazo mfite rwose. Kuba turi hano ni umugambi w'Imana, ntabwo ari umugambi wacu. Ko n'imyaka nafite ntinanyemerera kuza kuba hano mu mujyi, kereka ari umuntu usa n'uwimutse aza kuza kuhatura. Ariko icyo nshimira Imana nuko yakomeje kubana nanjye, ikabana namwe. Imana ishimwe cyane. Yego. Muri aya mezi 5 maze uri gukorera i Kigali, waduha ubuhamya bw'ibintu bifatika n'amashimwe y'abantu bagiye bakira. Ese urabona koko byari ngombwa kuza ukabonana n'abanyakigali? Ndashima Imana ko mu mugambi wayo hari ibyo Imana yashoje. Yego. Ikabikora neza, atari nk'umwana w'umuntu, kuko hari benshi barimo kujya batanga ubuhamya nko kubyerekeye abadamu bari barabuze urubyaro. Ndashima Imana ko harimo abagize amahirwe yo kugira ngo basame bakaba batwite, kandi nkaba nshima Imana ko aho bagiye bagenda hose barimo kugenda bavuga bati ibyo ari byose Imana yarakoze. Yego. Umaze kugira nk'umubare ungana iki muri aya mezi 5 by'ukuri abo wiyumviye imbona nkubene bakubwira ati ubu rero muzehe kuri wa muti muri bwa buryo wamfashijemo ubu bimeze gutya muri abo bantu uvuze batwitse byuze ni nk'abantu? Abatatu bo maze kubonana nabo, abari kumbwira ni ababiri ariko sinabona nawe mbona nkubone, ariko abatatu bo mfite ubuhamya. Baragarutse ndetse bashaka kuba batanga ubuhamya, ndababuza. Kuko hari imigambi y'abantu badashima Yesu, biyemera bakaba biyemera mu byo bakora, bakaba bafiteho umugambi mubi. Ariko muri iyo migambi mibi Imana irahari. Nkabagiye narababwiye yuko bareka bakazatanga ubuhamya bamaze gukikira abantu. Nkabona mbona ari umugambi mwiza, kuko kwirata gutyo byatuma noneho bahagurukira cyane, kuko abo batatu mfite ibihamya by'uko bagiye babyirwa, bakaba bashaka kuzashima Imana bari mu muryango. Uyu musaza muramuhamiriza akavura? Aravura pe rwose, si ukubeshya. Yigeze kumvura indwara, nanyaye ahantu mbona umuntu afashe aho nanyaye, mbona arabitse arigendeye. Uramureba n'amaso? Ndamureba. Ese nturi kugira ute? Ubwo ngubwo ni umukecuru.
ubwo nari nagiye no kumwengera. wari wengeye uwo mukecuru nari namwengeye. arangije akora icyo mwami Yesu. noneho rero naragiye ubwo mara iminsi mu rugo nkibaza ese ubu ni ugusaza kuba ntakivugana n'umugore bibaho we, mbona ukwezi kurashize kandi imbere byari sawa. mbona ukundi kuraje ibi ni ibiki? umugore nkabona ari nko kunkenera. reka ubusaza bumereye nabi. nibwo naje mbitekerereza uyu musaza Gasanuyu. ati reka rero ngushakire umuti. kugeza n'ubu nta n'icyo namuhaye mana rwose, ariko ndi kumutekereza. mbona uri umukire. oya ntabwo nkize, ndi umuntu nyine uri aho ngaho biciriritse. nose gahunda yarongeye igenda neza. yamaze kumpa rwose ndatangira umugore ndamubyutsa. ni ukuri Imana ishimwe. mu by'ukuri ntabwo ari ukuvuga ngo yenda ngo ni ugutaka uyu musaza ngo cyane kujya uwo muti yarawumuhaye. ntabwo yigeraga aryama, ntiyigeraga asinzira, nanjye ubwanjye sinari ngisinzira. umuti yarawumuhaye, umugabo yararyamye, ngiye kubona mbona umugabo arasinziriye. umugabo rwose tekereza umuntu w'umugabo bikamurya amarira agashoka. akambwira ati ibintu byose, ibikoresho byose by'ibyuma n'imipanga n'ibiki mubihungishe, kuko nimutabihungisha aka kaguru ndagatema. ndavuga ni Mana se koko ibintu uko nduzi binkomereye, n'ubu ngubu Mana mbigenze ne? kagura ibintu birimo bimurya nyine, ibintu bikamushikagura bimurya, ibintu bikamushikagura bimurya. ariko ni ukuri umuti n'ubundi arawurangije. ariko ikintu cyo nshimira Imana ni uko pe ubu ari gusohoka n'uyu munsi yabuze ati umusatsi uranyishe, aravuga ati jyewe ngiye kwiyogoshesha. Imana ihabwe icyubahiro. ubwo rero ni ukuri yatangiye kumuvura ryari? yewe ndumva nta n'iminsi ishize pe, ni muri ibi byumweru bibiri bishize. ni ibyumweru bibiri rwose, nta nubwo ari twebwe avuye gusa, hari abandi. nawe uramuzi? ndamuzi. watubwira icyo umuziho? muziho ko arasenga. yego. ntamuziho ikindi ko avura. kuvura no gusenga byose arabikora? yego. yaragufashije? yaramfashije, nari ndwaje umwana aramfasha. yego. ubwo ngubwo yaronkaga akaruka akananuka, akahora ahinda umuriro umubiri wose. ndagenda ndabimubwira, arangije aramusengera, amaze kumusengera amuha umuti, ndamucyura. umwana nawumuhaye ukwezi kumwe yahise akira, mbona arakize, nta bindi bintu byagiye gukurikiraho. kwa muganga se wari wamujyanyeyo? kwa muganga nari namujyanyeyo, byari byanze. uyu Gasana yankoreye ibintu birengeje, ankorera ibintu nanjye ubwanjye nari nihebye. mu burwayi yamfashijemo sininya no kubivuga. nari narwaye amabyo. yego. ubwo ni prostate. nari nabaye gutya ku buryo ubwanjye nari sigaye ngenda gutya. kwirata ni kubi. ubona uyu muntu umugabo ameze sibyo, ntabwo nshobora kubisha. we ni wamvuye. ubwo nanjye namutangira ubuhamya mu by'ukuri yuko yamviriye umudamu wanjye Fra Christina. yego. turi kumwe dufitanye abana 3. abashize bamugira nabi umudamu, ndamujyanayo. kumugira nabi no kugira ute? ubwo ni ibintu yatambutse. bari bamuroze? yararwaye, yari yafashwe n'ibintu mu mutwe bimeze nk'igicuri. atunguwe ako kanya, ahinda umuriro. yikubitaga hasi se? yikubita hasi, ahise isereri. nahise nitabaza kwa muganga hari haruguru. ngezeyo muganga wari arambwira ati oya, ati indwara yawe banza urebe ko hari undi muntu wayishobora. nahise nifashisha uyu musaza Gasana. ndagenda ngiwe ampa umuti. amaze kumpa umuti ndagenda umudamu ndawumwuhagiza. umurwaza wari uhari arawumwuhagiza. ni ukuvuga ngo icyo gihe nta n'undi muti kwa muganga wundi bamuhaye.
nibyo umudamu yaratashye na n'uyu munsi ni muzima arakora imirimo ye. Ngewe rero uyu musaza mu buhamya mutangira aravura. yego Ikindi cya kabiri hari n'indi ndwara yavuye ayivura umugore wamwisenge neza w'umugore wanjye. Nabwo indwara yo kuva yava nyine amaraso ntakame. Barabipima indwara turazibura. Birangira nyine ubwo ngene namaze no kwiyakira mu bintu by'ubupfakazi. Numva ko ubwo gahunda ari yo gupfa ko abantu bararaga bicaye bamufashe rimwe na rimwe ukabona ko byarangiye. Ariko kuko Imana yacu izi kurengera abantu nibwo baturangiraga umusaza witwa Gasano uyu nguyu amuhaye umuti yasomye ubwa mbere kuko undi we rwose byari birenze kwe uko ubushobozi bwacu bwari bwararangiye twaramushyize mu maboko y'Imana turavuga ati azigirira iruhuko ridashira. Kristo rero abana natwe aturangira umusaza aramuvura tubona arakiza abaye muzima. Umukobwa wanjye yararwaye bamuhagitse biriya bintu by'ikinyarwanda arabimuvura. Bamuroze abyaye amashereka araburangiwe amuha umuti umwana abona amashereka. nibyo Ubundi bikurikiyeho umudamu wanjye bamuroze yatambutse ibintu amuha imiti arabikira. Naye narwaye impyiko amuha imiti ndakira. uyu impyiko zarakize? Yampaye imiti kandi ibinini bampaga kwa muganga byatumaga igifu girushaho kubirinduka, ariko nagiyeyo ampa imiti y'impyiko ubu nta mpyiko nyumva. Uko kibazo cy'abadamu yego bakunze kurwara icyitwa intambamyi ikorite ariyo fumbi. yego yakafata uruhande rumwe yafata yahanyura itako yafata mu kiziba cy'inda yafata uruhande rumwe yajyana yashaka gufata ukuboko igifata ifata n'ukuboko ikajyana paralize ikafata igihande cyose ikagifata. Yamara kugifata ikagenda igafata no mu mutwe uruhande rumwe rubyara imbaruka babuka rugashaka kuba umukara hagatangira kokerwa. yego yashaka kujya kwihagarika akihagarika akumva n'ubwariki. icyo kimenyetso ntikijya kibura kuri iyo ntambamyi ariyo fumbi. mu mutwe agacanira akagira ngo ni ibintu biri kujaganyuramo. yego mu matwi akajwigira icyo gihe amenya ko ariyo yamufashe. iyo ni intambamyi. niyo ntambamyi imubuza no mu bikorwa by'abashakanye. icyo gihe bikaba byamuviraho no kwangana bikavuga ko harimo ari kwanga undi. iyo niyo ntambamyi bikora. iyo ntambamyi ku mugore no ku bagabo kandi nawe biramufata nawe yashaka kwihagarika akumva n'ubwarike nawe bikamufata nawe agafata icyo gice nawe ni umubiri uretse ko badahwanyije ibitsina ariko nawe iramufata. ni inzoka se nyanzoka iba mu mubiri. ni ikintu cyiza kikamukaranga akumva ko ari mu mubiri we byahindutse kandi akagira gute akumva ari kokerwa. akokerwa mu mubiri kandi akumva ko ari mu kubabuka uruhande rumwe akagira. Nuwo ngo iyo ariyo umuti wayo ntuhusha. Umuti wawo ndabutanga. 6 niwe mfura yawe? Ntago ari we mfura nabuze urubyaro nari nararubonye nyuma yaho birahagarara. Bihagarara gutyo rero mbaho gutyo ariko mbanza gukubitana n'umusaza aramvura. Mwese murabo muzehe yavuye? Amahinga. None uyu musaza n'umugabo bakeya. Aba ni bakeya. Aba bose nabo yavuye. Ntabwo bari baza nuhagarara aho ngaho urabona. Hari n'abagiye hanze mu mahanga ngewe nguhu ubuhamya bwabo. Nibyo? Ubuhamya ndaguha nuko yakijije uyu mwana wanjye. Byari bimeze bite? Uyu mwana yagiye mu bitaro byananiranye mbese uko umureba gutya yari yahengamye atabasha guhaguruka. Aramuvura. Arongera avura abakuru be babiri. N'abarumuna be babiri. Ndetse n'umudamu wanjye yaramuvuye. Kandi mbere hari aho nagiye kuvuza umugore wanjye ntanga hafi ntanga mu bihumbi bigeze muri 800. Byaranze.